Yes, turabasuhuje cyane nanone mu izina rya Yesu Kristo. Abantu mudukurikira umunsi ku wundi, nanone uyu mwanya turawufashe kugira ngo tubaramutse. Mu by'ukuri jyewe umunsi ku wundi ndababona baduha comment, abandi baduhamagara buri munsi muduhamagara mukaduha ibitekerezo, mukaduha umurongo w'ukuntu twabigenza. Imana ibaha umugisha. Iyi ni Mugunga TV. Turabashishikariza gukomeza kuyikurikira kuko ntekereza ko abantu batangiye kuyikurikira mpamya ko nta kibi basanzeho, ahubwo babona ibyiza gusa umunsi ku wundi. Uko dukoze mubona ko ibiganiro byacu bitambuka kandi bigatambuka bimeze neza. Rero turabishimira, imitima yacu ishimishwa namwe. Nk'uko mubizi tujya dufata uyu mwanya tugatambutsa ijambo ry'Imana, tukaganira ku bintu byinshi bitandukanye. Kuri iyi channel hatambukaho amagambo meza y'ubutumwa bwiza mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Dushobora kwiyizira twebwe hano tukaganira namwe, dushobora no gutumira n'abantu bakaza bakabaganiriza. Kuri iyi saha rero mu by'ukuri turongeye kandi turagarutse kugira ngo tuganire namwe amagambo meza y'ubwenge. Jyewe mubona kuri kamera ni Mugunga Turatsinze Vincent. Mba ndi hamwe n'umukozi w'Imana rwose mupenzi. Umunsi umwe ngira ngo nawe azajya kuri kamera mumubone ariko mu by'ukuri nawe turamwakiriye mu kiganiro, namwe kandi turabakiriye hirya no hino aho muri ku isi. Mukomeze muze mubane natwe kandi mugubwe neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Tuganira ku buzima busanzwe bwa buri munsi, ariko twifashishije ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi turarebera hamwe ese niba umuntu ashobora guhaguruka agakora akikura mu mwanya cyangwa se akikura mu gihe kibi yari arimo bigashoboka. Ni ikibazo ntekereza ko mu by'ukuri buri muntu wese yakwibaza. Tubona mu buzima bwa buri munsi, tukabona abantu bafite amafaranga menshi kuko bayakoreye, bahagurutse bagakora. Tukabona n'abandi bayafite ariko atari menshi. Tukabona n'abandi noneho bafite duke cyane. Tukabona n'abandi batayafite babeshejweho no gusabiriza. Ku muhanda tugenda tubabona buri munsi turababona. Iyo ndebye neza ku muhanda hirya no hino aho umuntu agenda aca, hari abantu benshi batunzwe no gusaba, batunzwe n'ibyo bahawe. Za Remera, za Nyabugogo, kuza wenda inaha za Kayonza, Rwamagana, hose aho ugeze uhasanga abantu basabiriza. Bamwe bakabikora ariko bakabikora ubona ko bikwiriye bitewe n'uko bameze, uko bahagaze, bafite ibibazo by'umubiri, babana n'ubumuga. Abandi bakabikora ariko ari nk'ingeso, twabyita nk'ingeso. Abandi babeshejweho n'abantu hirya no hino. Ikibazo cyanjye kikavuga ese
birashoboka ko umuntu yakwikura muri ubwo bubata cyangwa yakwikura muri ibyo bibazo byo guhora by'umuntu kurya asabye, by'umuntu kwambara asabye, by'umuntu ah, kugera ku cyo agezeho ari uko asabirije. Ibi ni ubuzima busanzwe bwa buri munsi umuntu anyuramo, ariko turaza kugenda tureba ese Bibiliya yo ibivugaho iki. Yesu ashimwe cyane. Ubusanzwe umuntu abaho kuko yakoze, umuntu arya kuko yakoze, umuntu yambara kuko yakoze. Nta kintu na kimwe wabona utagikoreye. Ni ukuva kera kandi ubwo Adamu yakoraga icyaha ndetse n'umugore we Eva, kimwe mu byo Imana yababwiye ni uko Imana yabwiye umugore ko azabyara ababaye, kandi umugabo akabwirwa ko azagira ikintu icyo ari cyo cyose abona ari uko yiyushye icyuya. Muri make ari uko yabikoreye. Rero ibyo ni byo tugiye kuganiraho. Reka tubanze dusenga Imana. Turagushimiye Mana nkuru, tuguhaye icyubahiro. Tugushimiye ko wadushyiriyeho uyu mwanya wo kugira ngo tujye twiga ijambo ryawe, turisanisha n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi umuntu anyuramo. Muri aka kanya tugiye kuganira ku magambo yawe, ubwo turiwe tuganira ku buryo umuntu ashobora kwikura mu bukene, cyangwa se umuntu ashobora kwikura mu kagozi azirikiyemo ko kubona ibyo abonye ari uko abisabye, ahubwo hakenewe imbaraga zo kugira ngo umuntu ahaguruke abashe kwikorera. Ibyo rero tugiye kubiganiraho nonaha dushingiye mu ijambo ryawe icyo rivuga. Turakwakiriye ngo ubane natwe, uganire natwe, usobanure ijambo ryawe mu buryo bukwiriye kandi bufatika. Abantu benshi badukurikiye hano, mu izina rya Yesu ubashoboze babashe gusobanukirwa neza ijambo ryawe. Mana yacu, umwuka w'Imana ntabure kubana natwe muri iki kiganiro, kugera ubwo kiri burangire tuze kuba turi hamwe na Mwuka Wera. Urakoze, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome gatoya iki cyanditswe cyo mu Bacamanza, igice cya 6 n'umurongo waho wa 11. Umurongo wa 11 haravuga ngo Imana itoranya Gideyoni kuba umukiza w'Abisiraheli. Umurongo wa 11 uravuga ngo nuko marayika w'Uwiteka araza, yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri. Umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino, ngo Uwiteka aramubona, bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera, aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyambaraga we, ugira n'ubutwari. Gideyoni aramusubiza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza irihe? Iyo basogokuru batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza, aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani. Sijya ugutumye? Yesu ashimwe cyane. Bavandimwe, ndaza gushingira kuri iri jambo. Ndashaka umurongo hano uvuga ngo nuko Uwiteka aramwitegereza, aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani. Aravuga ati, sijya ugutumye? Ikintu cya mbere ntekereza mu buzima ni uko Imana yaturemye, ituremeye imirimo myiza.
ntabwo Imana yaturemye mu by'ukuri ituremeye gukora ibyo tudakwiriye gukora, cyangwa se ngo ituremere gusabiriza. Ntabwo ari cyo Imana yaturemeye. Muri jyewe iyo ntekereza ko Imana yaturemye kugira ngo dukore imirimo myiza, ndetse mu byo yaturemeye ifite kimwe ifite ikintu gikomeye cyane y'ubwayo izi twebwe wenda tutazi. Yaturemeye ifite misiyo yatumye ikurema wowe, igushyiraho. Ntabwo yapfuye kugushyiraho gusa, yadushyizeho kugira ngo dukore. Ntabwo yadushyizeho kugira ngo tube abanebwe. Iyo ugiye kureba rero muri iyi si cyangwa se muri iki gihe turimo, usanga iyi si irimo abakozi, irimo abantu bakora, ariko irimo n'abantu badashobora gukora, babinaniwe. Bakifuza noneho kubaho batunzwe n'amaboko y'abandi. Nyamara wajya kureba ugasanga ntabwo bikwiriye. Ni umwuka mubi w'ubunebwe uri mu muntu. Iyo ugiye kwitegereza usanga mu by'ukuri ari ijambo nakunze kumva cyane, ndetse hari n'umuntu warivuze rijya kumenyekana, rivuga ngo umuntu kuvukira mu bukene ngo si amahitamo y'umuntu, ngo ariko umuntu gupfa ari umukene ngo ni amahitamo ye. Rero iyo ugiye kureba neza usanga ari byo, kuko niba uvutse uri umukene ukavukira mu bukene ukabukuriramo, uko bimeze kose birashoboka ko bwa bukene wabwikuramo. Igihe wabwikuramo ni ryari? Ni igihe wisobanukiye wowe ubwawe, ugasobanukirwa ko hari icyo ushoboye. Ntabwo icyo ugomba kugeraho cyose ugomba kukigeraho kuko hari umuntu runaka wagufashe ukuboko. Nibyo rwose birashoboka ko umuntu yagufata ukuboko akagusunika akagira aho kugeza, akagufata akagukura muri uyu mwanya akagushyira muri uriya. Ariko se buri munsi niko bizajya bigenda? Ntabwo ariko bikwiriye ko ariko bigomba kugenda. Ahubwo igikwiriye ni uko umuntu yagufata akagira aho aguhagarika, ariko ugakora uko ushoboye kugira ngo ejo ntihazagire umuntu wongera kugufata ukuboko, ahubwo wowe nawe utangire gufata amaboko y'abandi. Yesu ashimwe cyane. Rero nshingiye hano, Imana itoranya Gideyoni, ihamagara Gideyoni, ariko ijya kumuhamagara yohereza marayika wayo. Yasanze Gideyoni n'ubundi ari mu kazi, arimo asekura ingano, ashaka kuzihisha ababisha babo, ashaka kuzihisha abamidiyani. Imana itoranya Gideyoni, iramubwira ngo Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. Gideyoni agira gushidikanya, aravuga ati niba Uwiteka ari kumwe natwe. Gideyoni aramusubiza ati mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe niki gituma ibyo byose bitubaho? Nuvuga ngo ahangaha ajya kubaza gutyo nuko yari ageze gushidikanya muri we. None aravuga ngo n'imirimo ye yose itangaza irihe? Iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuriye muri Egiputa. Ariko noneho hari ijambo nkunda, Uwiteka ngo yaradutaye yatugabije abamidiyani. Hano ku murongo wa 14, nuko Uwiteka aramwitegereza. Uwiteka yitegereza Gideyoni, aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisirayeli amaboko y'abamidiyani, sijya ugutumye. Iki ngiki ndagisobanuraho gutya. Bivuze ko Gideyoni yari afite gushidikanya muri we, ndetse n'imbaraga Imana yamubonagamo ntabwo we yazibonaga. Ibi bisobanuye iki? Biragaragaza uburyo abantu benshi muri iki gihe batari bisobanukirwa ngo bamenye imbaraga bafite uko zingana. Wowe unkurikiye nonaha, ndagira nkumenyeshe ko ufite imbaraga zishobora guhaguruka ukikura mu bukoroni, ukikura mu buretwa bwo washyizwemo na Satani.
Satani ubwe akaguteza imyumvire yo kumva ko ntacyo ushoboye nyamara ushoboye. Ikindi akaguteza umwuka w'ubunebwe, ugasanga isaha n'isaha 24 uraryamye, 24 urasabiriza, 24 icyo ugezeho urifuza kukigezwaho n'undi muntu, nyamara ntabwo ariko bikwiriye. Ikibazo cyose uhuye nacyo ntabwo ari ngombwa ngo gikurwemo n'umuntu runaka ku ruhande, ahubwo wowe ubwawe wifitemo ubushobozi bwo kwikura mu kibazo uhuye nacyo. Abasore benshi, abana benshi bakiri bato usanga ari twebwe akenshi dufite ibyo bibazo. Abantu bakuru mu by'ukuri ugasanga barakora kuturusha, bafite imbaraga zirenze zacu, nyamara ari bo bakuru, ari twebwe bato twakabaye dufite imbaraga zishobora kwizamura zikikura mu byo tudakwiriye kubamo. Muri uyu mwanya rero ndiyo ndafasha urubyiruko mbabwira ngo mwebwe muze dufatanye twishakemo igisubizo cy'ikibazo dufite, twishakemo ibisubizo by'ibibazo duhura nabyo by'ubukene. Twavukiye mu bukene ariko ntabwo tuzapfira mu bukene kuko dufite Imana. Hano ndagira ngo nkubwire ngo Imana, niba Imana yaragushyizeho, yiteguye kubana nawe kugira ngo ubashe gushyika ku cyo ushaka kugeraho, mu migambi yawe yose, mu migenzereze yawe yose, mu mishinga yawe yose, mu byo ukora byose. Ndagutangariza ko Imana iri kumwe nawe kuko ariyo yagushyize ku isi, igutuma kugira ngo ukize benshi, igutuma kugira ngo wikize, igutuma kugira ngo uhindure n'abantu benshi. Rero ndagusabira, ndagusengera kugira ngo Imana igusange rwose, yongere kugusubizamo izindi mbaraga, wiyungemo izindi mbaraga, wumve ko ushoboye mu izina rya Yesu. Ntabwo ari byiza ko umukobwa agomba kurya kuko yagaburiwe n'umugabo wamusambanyije, cyangwa se umusore ngo arye kuko yagaburiwe na shuga mami. Ubwo ni uburetwa. Ni igihe cyo kugira ngo dusobanukirwe abo turi bo, dusobanukirwe ko tudakwiriye gukoreshwa aho tutagomba gukora. Hari aho tugomba gukora nk'abakozi b'Imana, hari aho tugomba gukora nk'abana b'Imana, hari inzira tugomba kunyuramo, hari ibyo tutagomba gukoraho, hari ibizira twebwe tutagomba gukoraho. Saduraka na Misaki na Abedinego banze gupfukamira ibigirwamana, banga gupfukamira ikigirwamana Nebukadinezari yari yarakoze. Mu by'ukuri Imana irazibana nabo, barangije batsinda Nebukadinezari kuko Imana yari hamwe nabo, ibahereza umwana wa Yesu Kristo, arazabana nabo mu muriro. Ntabwo ari bo gusa, Daniyeli baramugerageje, ariko kuko yubahaga Imana kandi yari yaragambiriye, yari afite intego muri we, ahagarara akomeye kandi ashikamye. Imana ihagararana nawe kugeza ubwo bamujugunye no mu rugobo. Imana ibana nawe mu rugobo, intare ntizamukoraho. Icyo gihe itegeko rirasohoka rihindura andi mategeko yose yari yarabayeho. Abantu bose muri icyo gihe bapfukamira Imana ya Daniyeli. Abasore rero n'inkumi, bantu mu nkurikiye, yaba ari abamenye Kristo, yaba ari n'abataramumenye, yaba ari abamwemera, yaba n'abataramwemera, ndagira ngo mbabwire ko Imana yagushyizeho kugira ngo ukore iby'umumaro, yagushyizeho kugira ngo ukore ibintu byiza, ntabwo yagushyizeho kugira ngo ukore ibibi gusa. Ni isengesho ryanjye muri iyi minota ngo Imana itugirire neza nk'urubyiruko, duhaguruke dukore, twikuremo ubunebwe, kuko guhaguruka tugakora ari byo bizadushoboza kubona ibyo dukwiriye gukora, nibyo bizatuma amaboko yacu asingira ibyo atari yarigeze kubona, nibyo bizatuma ibiganza byacu bifata ibyo bitigeze bifataho, nibyo bizatuma tubasha kuba mu buzima bwiza muri iyi si, kuko Imana iri kumwe natwe. Ibyo nta kindi kizatuma tubishobora.
icya mbere nuko tuzemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Icya kabiri nuko tuzayoborwa n'ijambo ry'Imana, ari aya magambo turimo gusoma. Icya gatatu nuko tuzagira intego muri twe. Icya kane nuko tuzihanganira ibyo duhura nabyo. Icya gatanu nuko tuzanyurwa n'abo turi bo. Yesu ashimwe cyane. Hano Imana ibaza Gideyoni ngo sijya ugutumye. Bivuze ngo niba ari Imana imutumye izagendana nawe aho agenda hose. Niba Imana itumye Gideyoni, niba Imana itumye Mugunga, niba Imana itumye Mupenzi, niba Imana itumye igutumye wowe unkurikiye, Imana iri kumwe nawe kugira ngo igutambutse ikugeze aho intego yawe iri, ikugeze aho wifuza kugera, igukandagiza aho wifuza gukandagira, ikwicaze mu ntebe wifuza kwicaramo. Kandi byose birashoboka. Ibyo kandi ntabwo bipfa gushoboka gusa, ahubwo bishobokera uwizera. Umuntu wizera niwe ushobora kugera kuri ibyo ngibyo. Uramutse ubaye utizeye upfa vuba, kuko uhura n'ikibazo ukumva birarangiye, wahura n'ikibazo ukavuga byacitse. Muri iyi minsi abasore benshi n'inkumi barajya gushakira ibisubizo mu busambanyi, abandi barajya gushakira ibisubizo mu nzoga. Umuntu yahura n'ikibazo akumva ko igisubizo ari ukunywa inzoga zikamufasha kwibagirwa ibibazo afite. Umuntu yahura n'ikibazo akajya kunywa urumogi ngo nirwo rwamufasha kuva muri ibyo bibazo arimo. Ariko ntabwo ariko bimeze. Ikintu gishobora kugufasha kuva mu bibazo uhura nabyo ni ukwizera Imana, ni ukwemera Imana, ni ukwishingikiriza ku Uwiteka wenyine, kuko ari we ufite byose mu kuboko kwe. Nta kintu na kimwe adafite. Afite amafaranga, afite amahoro, afite ibisubizo byose by'umuntu. Uwiteka niwe ubifite, Uwiteka niwe ubigena. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haguruka ugende uko imbaraga zawe zingana. Haguruka ukora uko imbaraga zawe zingana. Haguruka mu by'ukuri utekereza uko imbaraga zawe zingana. Izo mbaraga zifite ubushobozi bugukandagiza aho wifuza gukandagira. Izo mbaraga zifite ubushobozi bwakugeza ku bakuru. Izo mbaraga zifite ubushobozi bwakwicaza aho wifuza kwicara. Mu izina rya Yesu, ntabwo uzavuga ngo mu gitondo ndubaka inzu ngo bikunde. Ntabwo ariko byagenda. Bisaba kwihangana, bisaba kugira intego, bisaba guca bugufi, bisaba kwizera, bisaba kunyurwa, bisaba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mu by'ukuri Imana yo mu ijuru imanukire kubana n'abantu, imanukire kubana n'urubyiruko. Igihugu gikeneye urubyiruko rusobanutse, imiryango ikeneye urubyiruko rusobanutse. Mu by'ukuri dukeneye guhagarara tukaba abizerwa mu gihugu, tukaba abizerwa mu matorero, tukaba abizerwa mu miryango, tukaba abizerwa mu kazi, tukaba abizerwa mu byo dukora byose. Nibyo bizadushoboza gutera intambwe tugashyika aho twifuza kugera. Dufite abasore benshi, dufite inkumi nyinshi hanze aha, usanga mu by'ukuri nta kinyabupfura. Ukamubona ukayoberwa ahantu yakuriye, ukamubona ukayoberwa ahantu yavukiye, ukamubona ukayoberwa uburere afite. Wareba neza wakwitegereza ugasanga nta nabwo. Ariko ntabwo ibyo ngibyo ari byo bikwiriye. Abo ni abantu bigize ibinani. Umwanzi Satani abakoreramo, akabakoresha ibyo batakabaye bakora, kuko bamuhaye inzira. Ariko iki ni igihe cyo kugira ngo twime Satani urwaho, twime Satani inzira, twime Satani icyicaro mu mitima yacu. Abantu benshi barananiranye. Ndavugana ubu none ahangaha n'abantu b'insoresore, abana bakiri bato, myaka 20, imyaka 10 n'ingahe. Bamwe bavuye mu mashuri bananiye ababyeyi, banze kwiga. Ariko ibyo ngibyo ni ibiki? Ni umwuka mubi wa Satani. Ibyo abandi barakubita ababyeyi babo, biriho hanze hano, biriho. Ariko ntabwo ibyo bikwiriye.
ntabwo ibyo bikwiriye. Twumvire Imana, twizere Imana, dushakishe uko twakora ibyo umwami ashima. Biravuga ngo erega ibyo nibwira kubagirira ngo ni byiza si bibi. Imana iradutekerezaho ibyiza ariko twebwe tukihemukira. Imana iribwira kutugirira ibyiza ariko twebwe tukihemukira. Iyo wananiye umubyeyi bivuze ko byanze bikunze biba byarangiye. Umubyeyi yahagarariye Imana ku buzima bwawe, kandi umubyeyi ntakwifuriza ikibi, arakwifuriza ibyiza. Imana ibahereza umugisha. Reka dusome igitabo cy'imigani, mu migani ibice 10, dusome ibice 10 by'imigani kugira ngo nsobanure neza ku magambo navugaga. Imigani ibice 10 umurongo wa 4 haravuga ngo ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ukoresha ukuboko kudeha azakena. Bisobanuye iki? Umuntu ukora agakora atabishaka, umuntu ukora agakora atabyitayeho, yaba ari ku kazi kawe, yaba ari ibyo wikorera, yaba ukorera undi, ugakora utabyitayeho, ngo uzakena. Umuntu ukoresha ukuboko kudeha azakena, ngo ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Muhaguruke dukore rubyiruko, muhaguruke twite ku bizadukiza, ku bizadukura mu buzima bubi bamwe twavukiyemo, abandi twakuriyemo. Bizadushyitsa, bizaduteza intambwe, bidukandagiza aho twifuza gukandagira. Imodoka nziza uzayibona nuramuka ukoze kandi ukagira intego ndetse ukihangana. Imodoka nziza uzayigendamo, uzambara neza, uzahinduranya umunsi ku wundi. Inzu nziza uzayibamo, uzabaho neza nuramuka ufashe igihe cyo kwitekerezaho, ugafata umwanzuro, ugakora, ugashingira ku ijambo ry'Imana. Imana izakugirira neza. Murakoze, Imana ibahereza umugisha. Reka dusenga Imana. Hari abantu benshi bagerageje gukora biranga rwose, ariko ibyo ngibyo ni umwuka mubi, ni inyatsi. Imana ifite imbaraga zikuraho inyatsi, Imana ifite imbaraga zikuraho iyo myuka mibi. Hari abandi bagerageza gukora bikanga kubera imivumo za karande, ariko ibyo ngibyo Imana ifite ubushobozi bubikuraho. Imana ifite imbaraga n'ubushobozi. Wowe yemerere gusa, wemere ukore ibyo Imana ishaka. Indangagaciro z'ubwami bw'Imana zikuyobore. Ugire discipline, ugire ikinyabupfura, ugire umwete mu byo ukora byose. Imana izakuba inyuma, Imana izagushyigikira, Imana izakugirira neza. Reka dusenga n'Imana. Turagushimiye Imana yo mu ijuru, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye kano kanya k'umugisha, tugushimiye ko utwigishije gukora, tugushimiye ko utubwiye kuri hamwe natwe. Igihe cyose duhagurutse tugakora, ujya ugendana natwe, ujya uhagurukana natwe, tujya dutera intambwe Mwami ukagendana natwe. Ntabwo wareka ngo dukore twenyine, iterambere uritugezaho. Mu by'ukuri Mana yacu, uha umugisha imirimo y'amaboko yacu, kuko twahagurutse tugambiriye gukora ibyiza. Turagusabye kugira ngo ukomeze ubane natwe, tugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Bana n'umuntu uhagurutse afite umushinga, akeneye kugira ngo uyu mushinga ugire icyo umugezaho. Uyu mushinga uzagirira umumaro ubuzima bwe, uzagirira umumaro
igihugu, uzagirira umumaro itorero, uzagirira umumaro imiryango. Mu izina rya Yesu uyu muntu uhagurukana nawe, mugirire neza, umuhe umugisha. Mu izina rya Yesu atera imbere. Mana yanjye, mwami wanjye, hari abantu benshi bananiye ababyeyi ba, ntibakora ibyo ababyeyi bifuza guko bakora, ntibashaka kugira icyo bageraho, ariko iyo ni imyuka mibi. Turabirukanaho iyo myuka mu izina rya Yesu. Turasenya izo karande mu izina rya Yesu. Turirukana imbaraga z'umwijima ku buzima bwa. Mana yacu, niwe dukeneye kugira ngo uhagarane natwe, uduhindurire ubuzima mu izina rya Yesu. Dukurira mu buzima bubi, twavukiye mu bukene, ariko ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima bwacu. Hayiwe Mana, turasenze kugira ngo mu izina rya Yesu Uwiteka we, ufite ubushobozi, ufite imbaraga zidukura mu butware bwa Satani, zidukura mu maboko ya Satani, nta nubwo twemeye kuyabamo rwose na gato. Mu izina rya Yesu uturwanirire mwami. Niwe butsinzi bwacu, niwe terambere ryacu, niwe buzima bwacu, niwe bwenge bwacu, niwe kubaho kwacu, ni wowe mwami, ni wowe gusa, niwe butunzi bwacu. Turagukeneye mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe riravuga ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana, ngo no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose tuzabyongererwa. Turagusabye kugira ngo Uwiteka uduhe imbaraga zo gukiranuka, duhagarare dushikamye kandi twizeye. Urakoze Mana, turagushimiye. Turagushimiye ko udukuye mu bukene, turagushimiye ko udukuye mu bubata bwa Satani, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Mana yacu. Hari umuntu uzi ko ari mu bukene atazigera buvamo, yamaze no kwiyakira, ariko turamusengera mu izina rya Yesu. Mukuremo iyo myumvire, musubize indi myumvire, musubize mu izina imbaraga, muhe icyizere, umuhe kwizera yuko bishoboka. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dusenze twizeye. Amen, amen, amen. Mukomeze mugire amahoro y'Imana. Mukore subscribe kuri Mugunga TV show. Imana ibahereze umugisha. Mugire amahoro y'Imana. Shalom, shalom.